Mwotse mwahuri mwotse mwotse naho mataka we kweka naho hose hose nakubya ko umuhungu wanje we okay Oya, shaka cyane. Iminsi bishize ari na myinshi. Mabusi. Mwana ariko. Mbese suko nje nawe dukundana. Oya. Icyambere nuko dukundana nje nawe sibyo. Ibindi byose. Na. Mubusi. Mbese ko ari wewe wanjye se. Cyakunyereka cyakoze ndanagukumbuye maze kare utambwira kare kagakobwa muri kuvugana kahe kiri ko numva ariko ni sheri waniki mukunzi wanjye uhe kagakobwa kada ntazi ukuntu kameze niko kare shurya niko nazi naryo uzitwa Joyce nubwo nshaka no kumumenya kare ese ni iki cyapa ntabwo uri umukobwa mushaka kiri uriya mukobwa si mushaka nakubwiye ko ntamushaka nkwereka uwo nshaka ubundi uriya mukobwa umuzizi uriya mukobwa ni mwiza urumva indeshyo niyo nshaka ingano niyo nshaka rero ngewe nta mwanya mfite wo kujya njya kugura indagara nondora abantu nshaka uriya mukobwa Mary rwose pe uriya mukobwa ntamubonye ntabwo bizakunda kuko arankunda kandi nawe ndamukunda ntabwo njye niya nakishimira uwo wamitiramo pe ntabwo byakunda none tugere dute ko ntamushaka umutima wanjye wahisemo kandi mfite umutima umwe wonyine ariko umutima wawe urarinda uhitamo ubwo ushatse kunyumvisha ko nta wundi muntu wakunda ko none kuri bumukunde aho ngaho isosi zavamo inshishi pe ariko kiri ushaka kumbabaza nukuri kose ndakubaha mami ariko mu rukundo umutima wanjye wamaze guhitamo ushaka yewe rero ntabwo uriya mukobwa mushaka ubona nshaka naramukweretse ngewe ndashaka ko ufata senti ukamuzana akaba ari we rukundo rwawe byonyine sibye no kumbwira ngo niwe ushaka n'izina senti sinjya ndyiyumva kuva kera pe ngewe niwe nshaka ni wowe nyine ubwo uzamushake nanjye nshaka uwo nshaka ariko ubu ni uko nguko wakabaye umbwira mami nanjye mfite umutima ukunda kandi njye narakunze ahubwo ngewe niba uriya mukobwa utamushaka ufite wowe ushaka ubwo ngubwo reka nzigumire gutya ariko kiri uzi ko wajya ngo kukubyara wajya wanasutse amagara reka nzigumire gutya ubwo nibyo ushaka ubu nagiye kugiseka ubusa naherekeje abandi nanjye ngo narabyaye abandi bana bumvira ababyeyi ariko wowe ntushaka kunyumva ushaka kuntera agahinda mami ndakubaha urabizi ntubizi ko nkuba yose kunyubaha unkoze ibiki erega nanjye mfite uko nahitamo sahizi ntabwo nyiri umwana wo kubwira ngo iki ngiki njye nagiye namuhisemo mushaka kandi nawe arankunda
Chris mwana wanjye icyo nicyo gikomeye rero nacyo genda witekerezeho uzamenya igisubizo ngenda nta kibazo wowe genda witekerezeho senti umwitegereze umurebe witegereze n'uri umurebe uzamenya igisubizo nta n'ifoto nshaka ye kuzananyereka ahubwo ngewe uzambwire nkwereka amafoto y'uwo nshaka rero muri uru rugo uramukobwa umeze kuri ingano yiwe hano muri urugo ntabwo yahagera ubwo sinzi iyo muzajya muhurira n'ibyo muzajya ubwo ufite iyo uzamujyana ariko wibuka ko n'ubundi nitujya no kubana tutazabamo hano aha ni iwacu nanjye njye nawe natwe tuzagira iwanjye natwe hajya hitwa ngo ni iwanjye nawe hitwe iwe rero umugisha wa kibyeyi nawe ntawe uzabona mbona wahindutse iyi sura ntabwo nyikuzimo pe umeze neza yego nigire muto twicarane oya none nashakaga ko tuganira nyuma byo kukureba n'amakeshije amagambo yawe niyo nari negereje ndifuza ko relationship yacu twaba tuyihagaritse ngo ndashaka break up ni break ariko no it's true ndabeze kuri kwikinira ariko ndi seriye kuko indi minsi yose ahubwo birimo urabona ntabwo njye nawe dushobora kubana nta migisha ababyeyi dufite nta nubwo njye nshobora kujya muri famiye itanshaka ibaze kwinjira muri famiye maboko atanyishimiye ubwo se twajya turibona gute cyambere si uko dukundana ako nyine erega impamvu dukundana no kugira ngo twagure umuryango rero umuryango ubaye utumvikana se ubundi byaba bimaze iki kuba dukundana ntabwo bishoboka birashoboka nyine wenda biragoye nanjye byangoye kubitekereza kugira ngo nze kukureba ariko birashoboka hasi nizere kutabyakira ibyo bintu byabaye gerageza ubyakire oya haguruka no ndagukunda I know that's why nshaka break up nyine kubera umuntu ushaka ko nsigira nde haguruka ibaze mu mahano naramutsinjiye hano agasanga uramfukamye icara tuvugane wicara niba udashaka kumaguruka ngo nsohoke ntavuze icara tuganire wicara basubira ku muntu okay ndagukunda wicara down ibintu ndi kukubwira ni ibintu byangoye gusa nafashe igihe gihagije cyo kubitekereza njye nawe turi bato dufite n'ahazaza hari nta mpamvu yo kurema urwango mu muryango ahari wenda wasanga mama wawe afite impamvu atankunda kandi uko biri na nubwo gutekerereza ibintu bibi nshaka break up rero no twanava inaha tugashaka aho tujya hanyuma twanava muri iki gihugu ntabwo nakibona ndi njyenyine nako ntabwo yaza kubura wenyine none nugenda ndandi kumwe nande mama araza kuba hari ndabizi neza ko n'impamvu ashobora kuba atankunda byibura nyine afite undi muntu areba akamubona nk'uko azana no okay ntabwo ndi kugusaba break up ndi kukubwira umwanzuro wanjye ndumva nshaka gutandukana nawe ntubizi byose ko ari ukubiganiraho oya ko inshuro ntabwo ariko biri sorry baby sorry for that I have to go can't take this babe no wigenda winsiga njyenyine
No! rero ntago uzagashya nabonye wa muhungu wanjye yirakaje sinzi icyabaye ameze cyado ndavuga se wenda naba naramubwiye akumva ese yakumva yakirakaza cyangwa wa mukobwa yamubwiye ko namwiyama we waramwiyamye umva twahuye hari ahepfo naramugukonkoboreye umva naramubwiye ati n'undi munsi ujye ureba Chris umurebere kure kuko ntimuri mu cyiciro kimwe naramubwiye nti kandi niwanga ukabirengaho nucunga nabi n'inkubi zagukubita utabizi naramubwiye nti umuryango wanyu mujye mumenya aho mubarizwa mumenya agace mubarizwamo ubwo wabona yarabimubwiye we wankoreye umutoko umva wambereye aho ntari wasanga ari ibyo ngibyo ameze cyarabyimbye nashaka kuvuga ahubwo rero umva mukanya se Cynthia nagiye kuza umufatirana yego se mu burakari umujinya ufatira umuntu mu mujinya iyo ahise abona umubwira neza babari erega buriya sha urukundo ni urukundo nubwo ibi bintu nubwo tubikora ariko utekereze ko asomana nakafunda sente ni nko gupima amahirwe ubwo rero umwana wa mama reka turebe agomba kumukunda kuri bo binabwiza ndetse reka nze mubwire atamukunze urabona twabahe twajya he uriya mukobwa nta kintu na kimwe adafite afite imitungo ni impfubyi urumva ibintu by'iwabo byose niwe ubifite tugize amahirwe akaza muri uyu muryango twahita dutera imbere urwa ruhungu rwawe se rw'urugo ry'ibyo rubyitayeho nahise ubwo urumva ko nkubwira ngo yatangiye kubyimba niba uriya yamukatiye ahubwo uriya uko uzajya umugeraho umwiyama ku buryo azagera aho ngaho umva no mu mudugudu agacika naramwiyamye ku buryo naciye n'ikiyenzi hariya kwa Varisite ndamubwira tumva turi imbiri ndamubwira ati n'undi munsi ubu worora inkoko norora agaca mbese ubu ngubu ni imiriro gusa none se ubwo urumva neza ubwo numva Kristo arabigenza ati ngende ubana n'ikindi kintu ari bubikoreho kandi wibuke ko urukundo rwomorwa n'urundi rukundo siko mbona wajya ngo ntabwo byizeye ngiye karaga kobwa ko nzakamenesha nkanakare umva nzamuhiga ku buryo ariko ubundi ni igiki cyatunanira none twivutse amahirwe ibi bintu nitwe bifitiye inyungu ariko n'ubundi rusubiye aho ruzanyura uriya paka mumenesheje akagenda akajya kureba aho yiyahura yashaka kwiyahura cyangwa akarota ariko nanjye sinisha ni karibu umunsi wose Cynthia yarabaje ni karibu urebe ukuntu umwana mwiza aba yambaye ni karibu umukobwa wanjye meze neza ndabona bagusuye nta rungu wari ufite oya nta rungu nari mfite nta rungu wowe se umeze ute nanjye meze neza kuko wambaye neza urakoze wambaye neza pe neza cyane ahubwo reka mpamagare Kristo aza amusuhuza arahari arahari naho ndumva ari agiye kuza akansanga hano agomba kugusuhuza kandi Kristo muhungu wa Kristo saka ikibazo cye yitabisha amakuru ubu ntashobora no kunyitaba wajya kubona ukabona ba ariko barimo kureba filime ntabwo ko mwana ashobora no kuba ari mu buriri akareba filime guhera mu gitondo ngende ibintu bya filime njyewe nta n'umwanya njya mbibonera bica intege Kristo mwana wa ndamuzi umwana wanjye kandi njye wamwibyariye se sinababwiye ko ari Kiriya wicara hariya ese ubwo igihe umuntu aba yaguhamagariye ntuba wumva sinari basuhuza n'abashyitsi kwita ako kanya n'itegeko ese ubwo wakahengetse hari ukaba ariho wicara wakahengetse hari ukicara hari
Erega Kirisa babiri barutomo kwakicaye hariya. Kiyo makorosi. Ni meza. Murese ajya ngo naguri muri mudu nziza byagenze gute? Kana renda. None turagukanguye. Sorry niba tugukanguye. Ese Kirega kaniriza se sha ndiro. Hano wakabanye negera umuntu usatiye. So wamwiteje. Wanyumvurira gwa. Iragwa turi mu itumba se hano hose irahari. Nase urabona rero ni gushimira ngo nta nubwo bigoye. Uyu nta nibishoro byinshi byamugenda. Ibyo by'urugo uhora umbwira nibi cyuri kumbwira neza. ariko ubundi umwana uriya ariko nanjye nibyo muranguka. None se ubu mbura kukurebera nk'umubyeyi. Mu gihe utare wumva ibyo na ubusabe bwanjye wabaye umbabaye. Nta gahunda y'urugo nje. Nta gahunda y'urugo nje mfite. Ariko buriya Kirisa ari kwiganira ngiye Kirisa ndamuzi nta mu bana bansozo nta Kirisa ari. Kiri ndabizi uranyubaha urumva ndabizi neza ko tansozo. Mama ibintu nkubwira ntago ari black ndimo. Mu gihe utari wumva ubusabe bwanjye ukumva yuko ushaka kunyumvisha ntabwo bishoboka. Niyo wagira ute. Nawe washyize akawe nyabwo. Uzabyikora ugeze kangahe Kiri? Ubu urabona tukwanga. Mama nakuva iruhande. Ukajyana iki? Ashaka honge. Noneho niyo bivuga nundi. Wose ushoboye iki? Kubwiye ngo agakobwa karamurozo ugira ngo ndakubeshye. Ese we hari icyo utabonye? Mama Kirere. Kara. Ane ikigere hano mwana we. Igera aha turebe. Muvandimwe. Kubw'ineza y'Imana. Subona murabizi ndi imfubyi. Kuva nkiri umwana wahoze unyumvisha yuko Kisi ngomba kuzabana nawe. Ariko reba imyitwarire yiwe agaragaje imbere yawe. Ntashaka no kubyumva nashaka. Umva rero mbabwira. Muzabana azagera aho ngaho abyumva. Mama Kiri. Reka mbikubwire kugira ngo ubyumve neza. Ngiyewe Cynthia nta muntu ujya umenyera nta n'umuntu ujya unyinisha. Ikintu gihari ni iki kimwe. Mubitekerezeho neza, mubimubwire, mubimwumvishe ko ngomba kubana nawe. Naho nibidakunda solution ya nyuma umva muzasoka muri iyi nzu mutumva mutabona kandi nta nimugwe mbafite. Umva nyine twasubo. Turagera dute. Abakobwa nayo ko mbona nenda bo. Ubundi se ubundi. Ese wowe kunsobonyihutisha cyane yenze gute? Uzi impamvu ngusoye ibintu byose byakomeye ubu ngubu n'umuriro gusa. Ibiki? Cynthia ashaka Kirisi kandi Kirisi ntashaka Cynthia. Cynthia rero yavuze ko tugomba kumuvira mu mitungo uko byagenda kose. Ngo Kirisi natamukunda zero tugomba kwangara. Mama Kirisi rero yarambwiye ngo mbanguke nihuta mbikubwire. Ibyo bintu wicara ubizi, ibyo bintu bimenye. Nawe urebe ko hari icyo wakora. None se Kirisi se wamuganije aramwanga neza muraka mwanze pe aramaramaza. Niba ari ukubera kurerwa n'umugore uriya mwana, niba ari iki nanjye byaranyubiye. Ntavuga we na nyina bararebana yingwe. Ntiwamuhamagara ngo ngwino urye ntiyakwitaba. Nese aracyakunda kako kinzobe se kamwize ko nagaye gasigutumwa ukuntu ko bagana bagira nk'abiri hano. Kandi karani ko kari guca ibintu iwacu niko kari kubica bigacika. Ariko numvisha amakuru kuwa gatandatu. Batatu iki? Azaza. Inde? Azaza kwa Mama Kirisi uriya mukobwa. Kako Mama Kirisi bagiye mu kazi. Akisa bari mu rugo swatarata. Cyangwa ubwo nicyo gihe babonanira. Nicyo gihe babonanira. None gahunda nukuzaza wakitwaza umuhini
wakitwaza iki simbi Kwica inzoka sinzi uzitwaza Mwene umukobwa wiki. tukamuha isomo neza original ku buryo atazongera no guhindukira barebe tukamukubitirayo none ko mbona umaze iminsi ungendaho unshakaye ese ufite ikihe kibazo ntakigira ubundi baryo neza kuvugana njyewe zondi we uri we uri umuntu ni ukuvuga rero nyine ngize amahirwe no kuba musanze hano ugiye ubuntu kuba tugiye kuganira kuko we hari ibintu byinshi utazi pe ugomba kumenya ukabisobanukirwa ukavamo byuremo siko bimeze ni ukuvuga ngo njyewe senti ubona hano ugomba no kunyubaha ukamvugisha wanyubashye kuko urwo rukundo uvuga ngo ntago byakunda kunkunda ntabwo byakunda ko twabana bizakunda ube na bwiza kuko wowe nakubaha uzi impamvu yabyo se erega iyi si hari ibintu tuba dukeneye kugira ngo tubeho sibyo ntekereza ko ubaye uri hariya hanze urimo urandagara wabuze icyo urya wabuze aho uryama heza utaba uri kwivugisha amagambo buryo utaba ushyira umutwe hejuru ni ukuvuga ngo rero story yanjye n'ababyeyi bawe bakubwira ntubyumve njyewe kuva nkiri umwana ndi imfubyi ababyeyi bawe bansezeranyije ko wowe tuzakundana tukabana kugera ubu ngubu nkuze aha hantu muri nahanjye mfite ubushobozi isaha iyo ari yo yose umunota uwo ari wo wose kubabwira ati munsohokere hano mube mugiye wowe se wancecekesha nkande uri gushaka kuvuga ibintu by'ibipapuro ibyo ngibyo umuntu yashaka ibindi ariko wowe simukeneye rwose simukeneye mu buzima bwanjye rwose niba unterera imibare ukumva uri kumbarira wowe ntabwo bizakunda kuko ntuzigera umfatisha n'umunsi n'uyu n'umwe ibyo byo ngo iwacu ngo barakubwiye uzacishamo gutya umva rero mubwire ibintu ni bibiri si nkwinginga ahubwo ugomba kumvira mama wawe ibyo akubwira ukabyumva neza ukabishyira mu mutwe wawe ukumva ko nyine ngiye senti yangu waramuroza nawe Kristo muroga ntabwo namuroga kuko nawe warabizi mufatiye runini ntabwo yanzanaho umutwe munini nk'uwo uzana ntabwo yabikora ariko mugani tumuhane we tumuhe isomo mugani uzi ko uriya mukobwa agiye kudukura amata mu kanwa ibyo nturabizi ariko ugisobanukirwa ko imitungo y'iwabo uriya mukobwa yose ahiva ikajya iri mu biganza byacu nagira ngo ntubizi impamvu yose niyo twihanganira ngo ati tuzaguha umugabo uzabana na Kirisi humura aramutse Kirisi avuze ngo aramwanza nuko kuma nahangandi amaso yantemera kwese yaduta ndakubwiye ngo yaraje ngewe na mama Kirisi yaraduhitanye yaje ameze nk'ivumbere aho rero arezarishirungutari shamana yanjye kandi shameze nk'ufite imbaraga ngo ngira umunwa muremure wahise mugufi kumana we naratuje ndagwa neza bo bazi uyu munsi ni kuwa kane kuwa gatandatu ngiye kwipanga nayo nshaka icyo bita umukongote ubundi nze tugukangira umwana nubwo twamukubita byize nk'eshatu zo ku mabuno nziza tukanamwiyama burundu ngiye kuzora mu bwenda yatajya mu murongo akagenda ko tubyifuza nabibonye burya ko umusaza ntago yagiye ku ruhande turavukana pire turamasa duhuje intekerezo urabona nayo mfite abashyitsi mu nzu rero sinzi niba ugaruka mu nzu ugiye mbona ibyo mvuga mugirire sister bansi nasuka matema n'itwe sister none ubwo niba ugaruka mu nzu simbizi niba utasimbizi tataje usugenda sibura abantu ntago nziranye nabo ku buryo najya kuganira ariko abantu basezeranye n'abantu bazo kugira sister ngo yarasuye bavuga ko ngateko tugiye hanze kugenda tugaruka wenda mu nzu sibyo bando basezere bone kugiye ariko mubwire ngo nanjye ndi kumwe namwe ko ibyaba nanye byambaho ikanze dukubita ingegera okay umwanya nari nakugeneye warangiye wamfasha ugasohoka indi usohoka se ahubwo se wangeneye umwanya gute warangiye Chris ibintu nushaka ko byoroha bizoroha wamfasha ugasohoka nyine ntabwo nasohoka pe ntabwo wasohoka sinasohoka
urasohoka ku neza cyangwa ku nabi. Haguruka ca ahangaha, ca ahangaha agenda. Chris sambanza mubaze. Ufite ikibazo. Anjya kumuhoza kumusohoza. Ugiye kumusuhuza. Ese nyamwanga ko mbanze no kubona. Ongera uzamura umutwe nyine nawe uzamura imbere y'umubyeyi wawe. Wowe uzamura umutwe ukawuzamura nawe utagomba kuwuzamura. Nta mwanya ngufiteho. None se kugiye ugiye? Zawugira. Ubi nabwiza kandi. Rero reka nze mbibwire. Mbese mwihorera. Urumva ibi bintu birenze urugero birenze umutwe wanjye birimo biranjagaraza pe. Oya byikujagaraza bino bintu birimo sibyo ahubwo reka ngubwire. Buriya nubwo ubona Chris yigira kuri iyi ariko natwe ntabwo twicaye. Ntabwo mwicaye se muri gukora iki? Muri gukora iki niba bigeze ku rwego rw'aho nza mu rugo agashaka kunsohora hano muri iyi nzu? Ubundi kucyura mwana utigeze umusobanurira buri kimwe kuva akiri umwana. Buriya hari andi makuru yandi yamenye. Naje kumenya ko Chris kuwa gatandatu ubundi agiye gusenga yangirwa mukobwa iza hano. Aha noneho twayipangiye azagira ngo kuwa gatandatu ndagiye ngiye gusenga unyamukobwa ze dukureho tuzarebe. Ntabwo ndumva utangiye kuvuga. Nese nitwamara kumukura mu nzira Chris azananirwa kugukunda. Nta yandi mahitamo azabasigaje. Rero twihanganire ndakwinginze ni umugambi dufite. Suri insezeranyije kuri njye kumbwira ikintu isezerano. Aba ari ikindi kuwa gatandatu nje hakagira ikindi kintu gihinduka kubyumbwiye. Utuntu nakwikorera uzatubona nyuma. Oya ntago bizahinduka ko natwe se ko nta kindi kintu turi gukora nta wundi mugambi turimo nta kindi gikorwa turangaje imbere nicyo ngicyo. Ndagusezeranya kuwa gatandatu. Mugerageze ntimuzakora ikintu gituma. Nkubahuka kandi murabeho. Ana we birabe ibyuya ntibibe amaraso. Urumva rero n'amategeko bivuze ngo niba uko uzi neza akagiye kumuza sibyo twebwe tugomba kuba dufite bitwihishe kuko aramutse tubonye ahangaha aje kudasubirayo ugasanga imigambi yapfuye. Nanjye nibyo cyane ko yari azi ko uyu munsi azi ko ntahari. Yego urabona yabonye ugenda turagarukanye kandi ubu ngo yagiye kumuzana. Asibye ibintu muri kumva bibahiwe. Tubirimo kw'Imana siko biraduhira ahubwo ikintu tugiye gukora adasanga turi hano umwaca hari undacari none bamara kugera hano tubawe gitumo tumugoteremo ariko dufata umukobwa bari we dumva twangiriza cyane tumwice. Ntago si ikintu namupangiye umupanditi surprise kaka nagakene ukumva turagakubita ku buryo ni wawe nta nuzana akavuzo nahari. Yego undi se uriya yabona amafaranga amuvuza kandi twishare kugira ngo tuwe tumutaragiye wowe twizere we twizere Mbanguri gutinze. oya mureke genda we vayo yamba macaka umva vayo buri munage inyuma y'irido abandi mu cyumba ku buryo oya mu cyumba no yose noreza inkoni ziri ndagira ahantu hamwe iyo kumura muze mwese iyi tusukira tubaho ba tunucakira ngaho oya ubona yose bitaka Nahangaha mu rugo. Icyari. Urumaze udasabye kontra cyanjye. Uzi fresh. Ko watinze. Murenze kubitekereza niba kuko ndabizi. Rega turi mu rukundo. Ni nayo mpamvu uba ugomba kunyitaba. Ngiye ngwitabaje kuko mba ngukeneye. Niyo habi sineze kukwanga n'umunsi n'uyu n'ubwo. Ntabwo bishoboka. Esho. Niyo rwaba urugamba narurwana.
niyo byanaba ngombwa n'iki gihugu umuntu yakivamo ariko kugira ngo nkubure ni umuzi ufatanye hari n'ingonga bakwe kuba ryari umva imuze hano murebe nimuze murebe noneho imboga noneho zizanye uyu munsi rero umva mukobwa twarakwiyamye wanze kumva twarakwinginze wanze kumva comekero pasi ubundi nze nkwereke noneho uraje mbo ufite imbaraga zo kurwanira aha reka none mbere uzani pasi kiri wowe va oya banza ukura kirisi banza ukura kirisi ufata akuma gafate gatsika mirari pasi mukoti angiriza sura yego mutwika yakomeye namufasha n'aya masaka ndamufashe mwongere ziri pasi uretse ijyamo akariro gake n'ahangaha hose hano n'ahano ku maboko n'imisatsi n'ahano twiga hose ndakwiyamye ku mugongo wanjye aho bazakufasha no mu gatuza yego no mu gatuza hose iyi nzobe sha ku buryo niba wari wamureba bamwanga mwotse mwahumura ntabwo mataka we kweka naho hose umuhungu wanjye we ngaho shanga wamurebe urumva ububabare wagejeje Kirisi wari nakubwiye ku neza wanga kumva. Yego sha mubwire musome. Wageze ngo se tukubwira ndi gukina nawe. Ubu wanjye hararura. Ibeshye umukoreho. Umva. Wakuyamye kuva kera. Reba hano. Reba hano. Wabibonye twara. Asoni. Wakwamye kuva kera ndakubyumva. Ngaho shana ufite imbaraga rwana shaka. Umva mu musoro ukagenda no gutira. Mwihorere. Aho ibi bisaba wabitonyora. Uretse mbere. Chris. Urumva ukimukunda cyangwa umukunda? Tukwereke nawe twutubire hano ngaho. Nebas. Ogasitse bari kukubaza nawe. Acha kunda Chris. None kubaza. Ngare usura y'umumeze wowe uramukunda wowe. Ndakubaza ngo uramukunda. Namureka. Ariko uri kugenda cyangwa nagicisha mu ruzi. Simbura kirukubise. Oya namutware. Sheri. Ngaho tubwire. 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 Usuri muri kubaza. Umva shaka kuba shangazi wawe shaka vuba vuba kiri urapfukamye ntabwo uretse agiye gukora ibi mureke ndebe mureke n'igiye gukora uretse ndebe ngo agiye gukora shaka uwo ni umurambo uri kumwe nawe wabera umurambo nuko bahita bisaba byo bitakubaniraho umureke yishimishe kuko n'ubundi ngo agiye kiri bahabonye reba hano reba ukuntu yabaye reba ukuntu yatonyotse mureke yishimishe musezere kuguha uburenganzira musezere ibi hatwikiye byose niwe kabitera hejuru yo kutumva Chris emera wumva inama zanjye sohora nta kibazo tumvuga nawe atakiri ahubwo none akagahuza nikongera kugaruka muri uru rugo azagakosa atari muzima
uyagiye kureba barangiza mwese hanze twibanira basi mwese hanze abana kirabwiye ngo uriya muhungu araruzi mukagira ngo ndabe wowe urabona uriya muhungu ari muzima ariko nubwo waba ntagiye bamara abana surira n'umuntu yabana nawe wowe urabona atarangiye uriya byo nyine pasi n'imiryango yabo niyisi uriya yaboze imiryango yabo ntagira ariko kivuza ntagira iki muri kubona urukundo uriya muhungu afite ntagira kivuza urukundo ku isura yangiritse kuriya isura se ntabwo umuntu yivuza kongera akaba muzima makire hano urukundo nyarwo